niho bagiye kuzajya bashutingira ino filime ya Nyambo bita Nkunda. Nanjye rero ngiye kujya mbibyaza umusaruro, mfate behind the scene mbereke se ubundi filime ishutinga gute, imbere ya kamera biba byifashe gute, ese ko tuzi Nyambo akina gutya niko ateye mu buzima busanzwe, ese uko tugenda tubona ibintu imbere kuri kamera niko biba bimeze mu buzima busanzwe. Iki nicyo kintu ngiye kuzajya mbahereza kwicana. Ngira ngo rero mwabibonye aha hantu ndi ni mu cyaro, niho bagiye kuzajya bashutingira ino filime ya Nyambo bita Nkunda. Nanjye rero ngiye kujya mbibyaza umusaruro, mfate behind the scene mbereke se ubundi filime ishutinga gute, imbere ya kamera biba byifashe gute, ese ko tuzi Nyambo akina gutya niko ateye mu buzima busanzwe, ese uko tugenda tubona ibintu imbere kuri kamera niko biba bimeze mu buzima busanzwe. Iki nicyo kintu ngiye kuzajya mbahereza kwicana. Niba uri mushyashya kanda subscribe, turi bugufi kuzuza abantu 1000 muri 977. Niba uri mushyashya mbabarira ukore subscribe, usharing ino video kugira ngo tubashe kuzuza abantu 1000 nibura, tuzajye twishima dufite n'impamvu yo kwishima nyine, mbahe show noneho iteye ubwoba cyane. Icyo mbasaba ni ukunkurikirana, nzajya mbahereza seru uko yakabaye, uko yakagenze kuva itangira kugeza inarangira, mbereke nuko byari bimeze inyuma ya kamera, nkwereke ukuntu bitwara mu buzima busanzwe, nkwereke se ubundi Rugamba cyangwa se Kiramani niko asanzwe mu buzima busanzwe, ariko we mumuziho bike, nkwereke Nyambo, mbereke abantu benshi batandukanye. Rero icyo usabwa ni ugukanda subscribe, nagira ngo mbamenyeshe inkuru ndeke kuyihererana, kuko nasanze yuko benshi muri mwebwe mukunda ino filime. Ndabakunda cyane rero.